Bene wacu mwebwe mukomeye, Bibiliya avuga ngo nuhagaze yirinde atagwa. Bene wacu mwebwe mukomeye, aboroshye bo muri twebwe mubamariye iki? Bene wacu mwebwe muri mu mwuka, abanyamubiri mubamariye iki? Bene wacu mwebwe muri mu rusengero, abaruvuyemo mubamariye iki? Bene wacu imbaraga, Imana ijye ibaha imbaraga kuko baderira no mu nsengero bajemo. Hari abakobwa baje kuririmba atari cyo kibagenza, hari abagore baje mu nsengero kudiyakona bataje kudiyakona, hari abapasiterikazi bataje kuba abapasiterikazi, hari n'ababishopu bataje kuba ababishopu bagasungura insengero, bafite misiyo zabazanye. Imana iturindira abasore n'abagabo ibatabare. Ibanga ry'akazi mu gisirikare niryo rituma haduye atamenya amakuru. Ibanga ry'akazi uko bazatera nuko bazabigenza. Ibanga ry'akazi baritsimbararaho, ibanga ry'akazi baryubararaho, ibanga ry'akazi bararihisha, kubera ko ibanga ry'akazi ariho haba imbaraga zo gutsinda, kandi kumena ibanga hakaba imbaraga zo gutsindwa. Mpe n'ubundi narabirahiriye, umusirikare agapfa agahera umwuka, akitangira igihugu, akitangira abo bakorana akazi, akitangira abagitu. Wabonye umusirikare uza kusebya igihugu cye hano kuri kamera? Wigeze ubona umusirikare uza gutuka fande we? Wigeze ubona umusirikare uza kuvuga amakosa ari muri batayo ye nuko se batayagira? Ndabashuhuje mu izina rya Yesu, mwebwe abakurikiranye mama Sharirene, aho mugenda mukurikirana ibiganiro byinshi bitandukanye. Imana y'amahoro nizere ko yabarinze mumeze neza. Abasirikare ba Yesu mwebwe mwogejwe mu maraso ye, n'abasirikare b'umubiri mwese Imana y'amahoro ibahe umugisha. Turi mu cyigisho cyitwa umusirikare. Iyo nambaye uyu mwambaro uhita ubyibwira, nanjye uyu mwambaro ndawubaha nkuha agaciro. Iyo ngiye kuvuga ku cyigisho cyitwa umusirikare niho mba nambaye uyu mwambaro. Ahantu hose uzabona nambaye uyu mwambaro mu byigisho ni icyigisho cyitwa umusirikare nateguye. Tugeze episode ya 25. Hanyuma Imana y'amahoro nibaha umugisha, kandi nizere ko mumeze neza. Nizere ko mumeze neza abasirikare ba Kristo, nimukomere ku rugamba. Umuririmbyi we yararirimbye aravuga ngo umugaba w'ingabo ni Yesu Kristo, kandi ngo urugamba ntago ruzatunanira, turi kumwe nawe, ngo dukomeze tujye mbere. Abasirikare bo baravuga ngo dusonge mbere, songa mbere. Ubwo rero ndabashuhuje abasirikare bari mu gihugu cy'u Rwanda, cyane abari muri Nyungwe. Impamvu nibanda ku basirikare bari muri Nyungwe nawe urabyumva, ni abasirikare bakora akazi gakomeye kandi baba ahantu hakomeye. Ubundi ahantu uri sinzi ko nabisobanura, umusirikare ubi Kigali ntago bameze nk'uri muri Nyungwe. Ni ahantu hakomeye rero, batanga imbaraga nyinshi kandi byose ni inyungu zacu baba barimo. Hanyuma turabashuhuje abasirikare bo muri Nyungwe. Haleluya, haleluya. Imana y'amahoro mukomeze mubane, kandi njya mvuga ngo umutekano mushakira abantu nawe Imana ijye guheraho iwuguhe, ijye uha umuryango wawe uba wasize mu rugo, abana bawe bataguheruka n'umugore. Umutekano wose ushakira abantu, b'abantu bose bamwe basinzira ku bwawe bakishima ku bwawe. Umutekano uha abantu nawe Imana ijye uyora, hanyuma igende iwuhe umuryango wawe. Mugubwe neza rero cyane. Turabashuhuje namwe abari mu bihugu bitandukanye byinshi, kuko muri ahantu henshi mwagiye kugarura umutekano, mwagiye guha abandi bantu ibitotsi kugira ngo basinzire nk'uko basinzire, nk'uko natwe dusinzira, bagira amahoro nk'uko natwe mu Rwanda tuyafite. Muri ab'igiciro, muri abantu bakomeye, muri abo kubahwa. Hanyuma Imana ikomeze bashyigikiye n'imiryango yanyu aho mwagiye kuzana mu butumwa bw'amahoro, aho mwagiye. Imana ikomeze izamura ibendera ry'u Rwanda aho mukandagira hose. Imana ijye ibahesha agaciro, ndetse umugisha w'Imana ujye ujyana namwe. Turabashuhuje rero namwe abakozi b'Imana. Ndabizi yuko nta bapfira gushira, murahari, abashumba murahari, abapasiteri murahari, nuko ibimwe igatukisha zose.
umukobwa umwe agatukisha bose, nta kibazo. Nzi ko hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Mu batarapfukamira Bayali nawe urimo, ariko no ku bandi mwakomeretse, ababaye ba dezata muri uyu murimo w'Imana, ababaye abademobe mu murimo w'Imana, abafashwe matekwa, abakomerekeye ku rugamba, namwe haracyari ibyiringiro by'uko igiti cyatemwa kikongera gushibuka. Iyo umusirikare yakomerekeye ku rugamba ntago baza ngo bamusonge bamwice, haba hari indege cyangwa imodoka yiteguye kumuterura bakamujyana kumuvuza. Mu nyemerera abakristo tujye twihangana, dufashe bene wacu bakomerekeye ku rugamba. Abakomerekeye ku rugamba ni bande? Nabo ngabo bamwe mwirirwa museka ngo n'abapasteri bateye inda, bamwe mwirirwa mufatira mu mahoteli, bamwe mwumva ngo bashatse abagore ba kabiri, babakobwa bishingiye, babahungu basambanye, bamwe babaye abateka mitwe. Abo ni bene wacu bari gukomerekera ku rugamba. Ntago dukwiye kubajomba ibyuma ngo tubahorahoze tubice, dufashe haduyi. Dukwiye kubafasha kwivuza bakava mu byaha, hanyuma bakamurikirwa n'umucyo. Ntago dukwiye kubakomera, ntitukwiye kubakoraho inkuru, ntago dukwiye kubagira iciro ry'imigani, ntitukwiye kubataramana, ntitukwiye kubatangira raporo gusa mu rusengero. Dukwiye kubasura naho bashyirwa inyuma y'itorero, dukwiye kubiyegereza. Nubwo bamaze kubyara abana benshi hanze, ntago ari abo kujugunywa, ntago ari abo guta. Hanyuma nkabwira bene wacu mwebwe mukomeye, Bibiliya avuga ngo nuhagaze yirinde atagwa. Bene wacu mwebwe mukomeye, aboroshye bo muri twebwe mubamariye iki? Bene wacu mwebwe muri mu mwuka, abanyamubiri mubamariye iki? Bene wacu mwebwe muri mu rusengero, abaruvuyemo mubamariye iki? Bene wacu tubamariye iki? Twebwe ko turi abakristo dukijijwe neza, abakijijwe nabi tubamariye iki? Ko turi bazima, abarwayi tubamariye iki? Mureke mbabwire, muri iki cyigisho cyitwa umusirikare episode ya 25, ndashaka tuze kuganira ku ibanga ry'akazi mu gisirikare. Habaho ibanga ry'akazi. Imana ibahe umugisha. Turashaka kuganira ku ibanga ry'akazi. Turashaka kuganira ku ibanga ry'akazi. Ibanga mu gisirikare, kugira ibanga. Nicyo kintu uyu munsi episode y'umusirikare episode ya 25, nicyo kintu ushaka tuganire, ibanga ry'akazi, kugira ibanga ry'akazi. Reka mbabwire, nimubona nigisha umusirikare nkavuga ku uniform nuko ariyo nabonye, nkavuga ku rukweto, nkavuga ku rukundo, ku bwitange nuko mba nabibonye. Ariko mureke mbabwire, hari ibanga bagira. Reka nkubwire, naho waba uri umugore we, naho waba uri umwana we, naho waba uri sheri we umurara mu gituza, naho waba uri fiance agukunda bingana iki, naho waba uri imfura ye akwemera, naho waba uri umugore musazanye, naho waba uri mama we cyangwa papa we, hari ibanga ry'akazi utagomba kumenya. Niryo shaka tuvuge, niryo shaka ko tuvuga, ikintu bita kugira ibanga mu kazi. Agira ibanga ry'akazi, akagira ibanga kuri bagenzi be, akagira ibanga no ku gihugu. Nuko ndi kubikeka. Agira ibanga ku gihugu, akagira ibanga mu kazi na bagenzi be, akagira ibanga, bagira ibanga. Kandi mureke mbabwire, iryo banga ry'akazi impamvu batarimena, impamvu batabyasasa, nukugira ngo haduyi atabamenya akabavumbura, hanyuma akamenya ibanga akazabatera. Kandi ibanga ry'akazi mu gisirikare riramutse rimenwe, ubwo nukuvuga ngo n'imbaraga zabo n'intwaro bafite byose bibapfira ubusa, kuko haduyi aba yamenye imbaraga zabo, aho babika ibikoresho, amadosiye, gahunda bafite, uko bagomba gutera, uko bagomba kurwana. Mbese byange bikundi, hari ibanga umusirikare agira ku buryo naho wamukorera iki adashobora kuri kumenera. Muri uka Samusoni, reka nkubwire, Samusoni mama we amutwite,
amara kuvuka yahawe itegeko, ahabwa itegeko ry'uko Samusoni nta cyuma kizagera ku musatsi wo ku mutwe we, agomba kuzagumana umusatsi. Kandi bavuga yuko umunsi bamwogoshe nta mbaraga zaba gifite, kuko imbaraga za Samusoni zabaga mu musatsi. Mureke mbabwire, umusirikare naho waba uri inkumi nziza, uri ikizuba ukaba n'ikizubazuba, ntago wamushima mu bwanwa, ntago wamushima mu mutwe, na za nzara zanyu mujya kwitezaho ntago wamwagaza. Nta kintu wakorera umusirikare naho wamushukuti cyatuma kumenera ibanga uzaperereze uri civiliyani, kuko imbaraga zabo zishingiye ku ibanga baba bafite. Ni ibanga ryabo nyine nk'abasirikare, nta musivili ugomba kurimenya. Hari abantu bavuga ngo nigisha ibintu by'abasirikare ukagira ngo nakibayemo, ndabivuga mvuga ibigaragara, ariko hari ibindi byabo ku giti cyabo naho waba ugiye gupfa, naho nabo bari bagiye gupfa ntago yari kumenera. Samusoni rero imbaraga ze zabaga mu musatsi. Hanyuma Samusoni abona inkumi yitwaga Delila. Hanyuma iyo nkumi yari yahawe misiyo. Yari yahawe misiyo kuri Samusoni. Abafilisitiya bamuha ikintu bita umufungo. Baramubwira ati nkurikije ukuntu amaguru yawe ameze, nkurikije n'ukuntu uzi kurerembura ugatereka amaso, ndabizi neza ko hari ibanga ugomba kugenda ukamukuramo. Hanyuma uzagende kuri kiriya gisore ngo ni Samusoni. Cyaratuzengereje, kiradukubita, cyaratumaze, ni intwari y'Abisiraheli, iteka tugenda dutsindwa kubera Samusoni. None twayobewe imbaraga zimubamo aho zituruka. Barangije baha umufungo Delila. Maze rero Delila, hari abantu nyine Mana nyagasani mwabakozi b'Imana, Imana ijya ibaha imbaraga. Imana ijya ibaha imbaraga kuko ba Delila no mu nsengero bajemo. Hari abakobwa baje kuririmba atari cyo kibagenza. Hari abagore baje mu nsengero kudiyakona bataje kudiyakona. Hari abapasiterikazi bataje kuba abapasiterikazi. Hari n'ababishopu bataje kuba ababishopu bagasungura isengero, bafite misiyo zabazanye. Imana iturindira abasore n'abagabo ibatabare. Misiyo ujye ureba abagabo b'abanyembaraga, hanyuma ubundi ubambarire mini. Nujya muri korari ikibero cyawe uramenya, ntuzagihishe mama, ntuzagihishe. Iyo ni misiyo ya shitani. Munyemerere mbivuga abagore, sibyo? Rwose reka mbabwire, nababwiye ko abagabo bagira impano yo kureba. Ni impano bavukanye, Imana igiye no kubica ibahoye amaso yabo. Yabibahemukiye kuko impano yabo niyo kureba. Niyo kureba, yabonye agatsisino ahita amenya uko ukuguru kose kumeze, mbese niyo kureba. Hanyuma rwose pe shitani abohereza mu nsengero. Havuga ati Imana ntago ireba he, Imana ntago ireba inyuma, Imana ireba mu mutima, ntitubuza gutsapa. Umugore agakubitamo mini igera hano kandi akicara muri korari, ibibero byose, amaguru yose umutuku. Maze babagabo bafite impano zo kureba rero bakunda izo sengero kubi, barazikunda. Bavuga ati hari abagore beza, reka ngene njye kwihera ijisho, n'ubundi ndi umushomeri nta kazi ngira. Kandi nimureke mbabwire, Imana ibatabare. Imana izabahishurire imbaraga ziba mu kwambara ubusa mw'abagore mwe. Abadayimoni bategera abagabo muri ibyo bibero byabo. Kandi Bibiliya ivuga iki? Ngo umuntu ucukura icyobo, inka y'umuturanyi we ikagwamo, azafata ya nka y'intumbi aba ari yatahana, hanyuma ajye kuriha inka nzima, kuko ucukura icyobo hagomba no kugipfundikira. Hanyuma rero Samusoni wo kabyara we, abantu mwarokotse byinshi nimurokoka abagore bari hubu, mukarokoka kabagore n'amabuno yabo n'amaguru yabo, mukabarokoka mwabagabo mwe, mukabarokoka mwabasore mwe, ijuru muzarijyamo. Kuko ubundi urupfu rw'imbwa ni ku nyama ndabarahiye. Kandi burya ifi ushatse kuyitega uyitegera mu mazi. Reka nkubwire, nta na rimwe uzahura n'ifi mu muhanda iri kugenda, kuko ifi iyo yavuye mu mazi irapfa. Maze aragenda Delila ati Samu we, Samu, wambwiye ahantu imbaraga zawe zivasha. Samusoni gitangira koroha.
arongera ariko ubu waba unkunda koko ntiwambwira ahantu imbaraga zituruka, atangira kurira kugira ngo nyine amwereke ko sheri we yababaye. Shaho sugira ngo byarangiye atazimubwiye. Yagiye amukwepera agenda mukwepa uko amukwepa akarerembura uko amukwepa mbese abadayimoni kazi b'abagore bagira systeme bagushamwe abagabo, waba utari mu mbaraga akakurangiza akagukura ku ruhimbo kajya kwicara aho Imana yagukuye. Uko agenda arerembura uko agenda mukozaho byabyara hari inzara, mumbabare n'inzara si ibyara, Imana imbabare namwe mumbabarire za nzara ye baba wagenda mushimashima Samu wanjye mu bwanwa Samu, imbaraga ziva he Samu we, imbaraga Samu shambwira ndagukunda Samu, I love you Samu, wambwiye koko shambwira, kumbi yakenyereye ku mufungo. Ngo bigeze hamubwira aho zituruka, arangije ngo wa musatsi barawogosha. Shako bawogosha yongeye kubona Delila aho yari arimo gusya ingano zifungwa, baramunoboyemo amaso, Delila yongeye kugaragara. Mana itabare. Umufungo awukenyereraho Delila aragenda aravuga ati nawe ivumbuye noneho nimugende ntago yongera kwikunkumura, nimugende. Bari bamwogosha maze ngo abafilisitiya baraza bamukozeho babona nta kwinyagambura, baba baramuboshye. Abisiraheli baratsindwa, abafilisitiya baratsinda, biturutse ku muntu umwe werekanya aho imbaraga ze zituruka. Ibanga ararimena. Turi buvuge ku ibanga, nawe uramenya aho warimeneye. Ngo baragenda bamukuramwo amaso, ngo barangije bamugira umusyi akajya asya ingano. Ariko turi busenge kuri finali, haleluya. Turi busenge tubwira Imana ngo horera amaso yacu abadayimoni banoboyemo, hanyuma ikumereze besi, ikumereze agasatsi sha gatoya, aho kugira ngo upfe wenyine upane n'ababisha bawe. Yaje kubivuga kuri finali, abwira Uwiteka atibuka ukuntu nagiye ntabara Abisiraheli, ibuka ibyo nagiye ngukorera, ndakwinginze nubwo namennye ibanga bakaba banyogosha umusatsi kandi wari warabimbujije, ariko nyemerera umizindi mbaraga. Imana yamuhaye imbaraga kuri finali ye yo gupfa. Imana imuha imbaraga imumereza ngo agasatsi ako kanya, afata inkingi, arangije ngo inzu yose irarimbuka barapfa. Imana ikumereza agasatsi ko gusubira mu mbaraga zawe. Mureke dukomeze baroko. Ndi ku cyigisho cyitwa umusirikare wa Kristo episode ya 25. Ahangaha nashakaga narindi kwigisha ku kintu bita ibanga ry'akazi. Ibanga ry'akazi mu gisirikare niryo rituma haduye atamenya amakuru. Ibanga ry'akazi uko bazatera nuko bazabigenza. Ibanga ry'akazi baritsimbararaho, ibanga ry'akazi baryubararaho, ibanga ry'akazi bararihisha, kubera ko ibanga ry'akazi ariho haba imbaraga zo gutsinda, kandi kumena ibanga hakaba imbaraga zo gutsindwa. Nagira ngo mbwira abantu ngo abasirikare hari ibanga ry'akazi bagira. Pari abarwana n'imbunda, nge nkarwanisha Bibiliya, kandi imbunda na Bibiliya byose byubahwe. Umusirikare iyo bamufashe ku rugamba babanza kumumenesha ibanga ry'akazi. Kandi umusirikare nyamusirikare wakoze ikosi akamira ikintu bita urukundo rwo gukunda igihugu akanagipfira, ntago ashobora kumena ibanga ry'akazi. Ntago uwo musirikare amena ibanga ry'akazi haryubararaho. Nta musirikare ujya umena ibanga ry'akazi niyo ari mu maboko y'abanzi be. Nagiye mbibona mu mafilme, ukabona baramufashe bati tubwira handi bene wanyu bari, ati ntabyo mvuze, bakamukuramo ijisho. Aho arati ni muri inkuremo, muri batayo sinjye ngenyine wari urimo, naho banogora iryanjye, ariko hari abantu benshi muri batayo ndimo
amaso yabo aracyariho, agashinyiriza bakarikuramo ugashinga ikinyo ku kindi. Ariko disi twebwe haduyi aradutatsa tukajya kwiba, aradutatsa tugata ingo zabo. Haduyi satani aradutatsa tukajugunya abo twabyaye, aradutatsa tugashaka abandi bagabo, ugashaka umugabo wa mbere, ugashaka wa kabiri, ugashaka wa gatatu. Harya gosha mufite abadayimoni rwose. Ese undi mwabisomye hera? Bakongera bakamukubita, bakamukubitisha amashanyarazi, gushinyiriza. Ako baroko mwakize gushinyiriza, mwabaye abavuza nduru. Umuntu aragira ikibazo akaza kuri kamera akavuza induru, umuntu yagira ikibazo mwabaye abavuza nduru. Niyo mpamvu muzayihoramo mukanayipfiramo. Barangiza bakaza n'icyuma bakamukubitisha amashanyarazi. Ujya ngo se abasirikare bataka nk'abasivile? Uzabaze sha, niyo ari kuba barataka nk'umusirikare uzaperereze. Nta musirikare induru niza abasivile, nta musirikare wabona abo muvuza nduru bazi kwihagararaho. Wamenye ibyabo se? Umukirisitu, nta mukirisitu w'umuvuza nduru. Umusirikare wa Kristo ntabwo avuza induru. Bakongera bakazana icyuma bakaza gukura iryinyo. Uzi kugukura iryinyo utari rwaye kandi batari kugukura ngo bakuvura, ari ubugome. Fata nk'igiseri cy'iryinyo hano akakirimbura, agashinyiriza. Ari ku ngoyi, ari kubabara, agashinyiriza. Akavuga ati ntacyo nubwo amenyo muyakuyemo, icyo nzi nuko abo muri batayo narindimo baracyayafite yose. Agashinyiriza bapfiramo. Ntago ari nkamwe mwabaye inyatsi, mwarumbiye Imana. Barangiza bakaza bati ntushobora kutubwira, ntushobora kutubwira. Tubwire amabanga yanyu yose yamene wa mujinga we. Tubwire cyangwa tugutema akaboko. Bakagatema akaboko. Agataka umusirikare, agataka umusirikare ati ni mucu kuboko. Icyo nzi nuko hari abana b'abahungu, hari abandi b'abakobwa bari ku ikosi. Ninapfa, haleluya, ninapfa, haleluya. Naho mwayaca yose amaboko, mugaca amaguru yose, mugakuramo amaso yose, mukanshishuraho uruhu, ntago ndi bubivuge. Nimpfa ntago batayibipfuye, pfa ariko bo babeho. Urumva mwabasivile mwe babarokore babavuza nduru, mwabaye abavuza nduru aho mutuye, mwabaye abavuza nduru mu kazi, muri abavuza nduru mu gihugu cyarabarambiwe, itoro ryarabarambi, mwabaye abavuza nduru. Umuntu avuza induru umutagira Imana. Mwabaye abesko, mwabaye amabandi, murataka, muriba, murabateka mitwe, mwarasaze, mwakanuye amaso, wajya ngo musige munywa n'urumogi. Hura n'umurokore ntumenye ko ari ukajya ngo ni umujura. Bakamuca ukuboko akavira umubabaro. Bajya kumwica bamumazeho ingingo zose, ariko akanga kumena ibanga sha, akanga kuvuga aho bitsimbye, akanga kumena amabanga. Akavuga ati nibamenya aho bari barahita babagabaho igitero, nibamenya aho bari misiyo yacu irabipfuye, nibamenya aho bari turabadutsindwa, nibamenya aho bari igihugu kirabagitsinzwe, ibendera riri bumanuke, nibamenya aho bari turabatuyamanitse, nibamenya aho bari. Akavuga ati basi reka mpe n'ubundi narabirahiriye. Umusirikare agapfa agahera umwuka, akitangira igihugu, akitangira abo bakorana akazi, akitangira abagituye, akabura ubuzima bwe, agapfa akiri ingaragu, agapfa akiri ingaragu. Iyo bamunoboyemo ijisho, ntabwo avuga ngo ni mumbabarire mbivuge, ngo atekereze ku bana be, abahungu n'abakobwa yabyaye. Atekereza ku bantu benshi yagombaga gucungura, akavuga ataho kugira ngo ndimene reka mpfe.
iyo bamubwiye bati tugiye kugutikura icyuma upfe burundu, ntabwo atekereza ku mugore we bashakanye bamaranye imyaka 3, bamaranye imyaka 5. Ntabwo atekereza ku mugore yasize atwite umwana we wifura, ntabwo abitekereza, atekereza ku gihugu cye. Ntabwo atekereza kuri mama we wamukundaga asize, ntabwo atekereza kuri papa we, ntabwo atekereza kuri fiance yari afite, ntabwo amutekerezaho, ntabwo atekereza ko yendaga kuzakora ubukwe nyuma y'umwaka umwe, ntabwo atekereza ku buzima bwe, ntabwo abitekerezaho. Areba inyungu z'igihugu akavuga ati nimba ivuga baramenya aho bari, baragenda babatwika, igihugu gihinduka umusaka. Ntabwo yikunda, ntabwo yitekerezaho, arabireka bakamutera icyuma kanogoka agapfa burundu. Barokore mwe, banumva nababwira ngo mujye mugabanya ku maturo, mujye mugabanya ku maturo mwinjiza, kuko ngiye mbona akazi mwagombaga gukora ntago muri kugakora. Amatorero mukwiye gutera inkunga igisirikare, mukwiye gufata kuri ayo maturo mukayoraho, mukagenda mukamena mu bigo bya gisirikare, kuko akazi bakora ntaho gahuriye n'akanyu. Mwe muri abasivile gusa, mwirirwa mwicaye ku ntebe z'ibyubahiro n'ababodyguard babescotinga babatwaje ibikapu gusa. Nibyo ntimuza abakirisitu banyu barwaye, ntimuza abakirisitu banyu bashonje, ntimuza ababuze mituwere, ntimuza abapfuye, ntimuza abapfushije, ntimuza abana baheze mu ngo barabuze amaminerivare. Ntabyo mwiyiziye, muri ibisambo gusa. Benshi mwirirwa mwirira, mwabaye bamemuke ndamuke, muri abantu mudafite icyo mwitaho. Imana yabahaye ubuzima bw'abakristo, kubuyobora byarabananiye, akazi kabazanye mwise ntimuri kugakora. Ntago muri kuba abasirikare ba Kristo. Narindi kuvuga ku kintu bita ibanga ry'akazi. Hanyuma reka turebe abakristo ukuntu rero ibanga ryacu turyitwayemo. Abakristo kumena ibanga kwacu, kwandagazanya, gufata ibintu byari ahantu hihishe bikaza ku musozi, abantu bose bakatumenya. Kumena ibanga ry'akazi byangiza akazi, kumena ibanga ry'akazi byica isura y'akazi. Kumena amabanga yacu mu itorero byatumye rigaragara nabi. Hari amabanga dufite, hari abantu bacu bagize intege nke bakora ibyaha, hari abayobozi bo mu itorero bagize intege nke bakora ibyaha. Ariko birababaje kubona abantu bafata amafoto, bagafata amazina y'abantu bakaza kubandagaza kuri kamera. Umuntu w'umunyamakuru utagira isoni, ufite igitangazamakuru cya gikristo, agatinyuka akakira umuntu w'umugore. Umugore akaza akavuga ngo aje kuvuga ukuntu umugaba we w'umupasteri atamuhahira, yagiye gushaka abandi bagore. Ibyo ntago ari byo, ntago ari byo. Tugomba kugira ibanga, tugomba guhishira bene wacu, tukabavurira hatagaragara. Ese reka mbabaze barokore basiviliyani, ndashaka mbabaze ko igihugu kirwana n'ikindi bagahisha abasirikare babo baguye ku rugamba. Ni ukubera iki? Maze mujye mwirirwa mugire ngo muri abanyamwuka, ngo muri abakozi b'Imana bawapi, muri za dezata, muri za demobe, mwafashwe matekwa, mwafatiwe ku rugamba. Namwe ngo muri abakozi b'Imana mwaramaze kuba ba dezata kera. Kubera iki igihugu kirwana n'ikindi hanyuma ntibagaragaza ingabo zaguye ku rugamba?
haba hapfuye abasirikare 200 bakavuga ko hapfuye 2, haba hapfuye abasirikare 10 bakavuga ngo hapfuye 1, haba hapfuye abasirikare 20 bati hapfuye 1 hakomereka 5, bakagenda bahisha baguye ku rugamba. N'ukubera iki? Hari amakuru atarayo gutangazwa, hari amakuru atarayo gutangazwa, hari ibintu bidakwiye kujya habona, hari ibintu biteye isoni. Ukabona abantu baraje hano kuri kamera, ukabona umuntu araje kuri kamera ngo yari umwarimu w'itorero, akaza guharabika itorero yabarizwagamo kandi aribereye umuyobozi siviliyani, hakaza no kutubwira ibyo tutari tuzi byari hahandi by'ikambere by'iwabo ntago ari byo. Bakaza kugaya itorero, bakaza kugaya abayobozi b'itorero bakabivugira hano. Ariko ngewe nakubaza ngo kuva wabaho wabona izi social media zibaho n'aka kavuyo kabera hano, wigeze ubona umusirikare aza gufata mikoro na uniform akaza kuvuga ubujajwa? Wabonye umusirikare uza kusebya igihugu cye hano kuri kamera? Wigeze ubona umusirikare uza gutuka fande we? Wigeze ubona umusirikare uza kuvuga amakosa ari muri batayo ye nuko se batayagira? Wigeze ubona umusirikare uza guharabika fande umuyoboye nuko se nta makosa babakorera? Wigeze ubona umusirikare uri mu gihugu aza guharabika igihugu nuko se nta makosa kibonamo? Hari ibintu byo gucecekwa, hari ibintu bitari ibyo kuvugwa, hari ibintu dukwiye kugiramo ibanga. Kumena ibanga ry'akazi ntago ari byo. Twangije abantu benshi kubera kumena amabanga. Ese iyo umuntu mumaze kumumenya ko yateye inda hanyuma ukamuzana kuri kamera ugira ngo ntubu umuhorahoje? Ese ugira ngo ibyo bintu yarabikoze ukamusanga ukamubaza impamvu yabimuteye? Hari icyigisho nigeze nsohora ndabigisha ndababwira ngo dukunda kureba ibyaha by'abantu ariko ntidukunda kureba ibyago byabo, kandi ibyago byabo nibyo byaturutsemo ibyaha byabo. Iyo tuza kumenya ibyago byabo twari gukumira n'ibyaha byabo. Umuntu aramenya ngo ntuza ngo umuntu yasambanye agahita ahamagara umuntu umunyamakuru. Mwabanyamakuru mwe namwe mumeze nk'inzige zona imyaka, mumeze nk'inanda, mwonye imitima y'abantu, mwona abantu, nta kintu mumariye igihugu, nta kintu mumariye itorero. Muri abo kwica no kwangiza no kurimbura. Ariko njya mbwira abantu ngo ujye wandika urupapuro, ufata igitabo wandika inkuru z'abantu, uzabikeho impapuro zawe nk'icumi, nawe hazandikwamo wowe, kuko ntago ufite izina rirerire ritavugwa. Kandi we nibajya kukwandika bazakwandika nabi. Muri gufasha abadayimoni gukora. Umuntu akicara yavuga izina ry'igitangazamakuru, waryumva utereka njye kukireba iki gitangazamakuru ni cyiza. Bafashe ibitangazamakuru byabo babyitirira Imana, ariko wareba amatitre bakora, wareba inyigisho, wareba ubuhamya, wareba ibintu babamo, ugasanga ni ibintu bidashobora no reka nkubwire. Ureba ibiganiro nk'icumi kuri canimwe ngo ya Gikristo, ukaba wabirangiza utavuze uti nihannye ubusambanyi, utavuze uti nihannye umutima mubi. Ibintu bituma abantu baba masutwa, ibintu bituma abantu baminjajwa, ibintu by'ubujajwa n'ubutiku, ibintu ngo ntabasesenguzi, ngo bari gusesengura iby'itorero, ngo bari gusesengura ibya DPR, ngo bari gusesengura iby'abayobozi babo. Musesengura se mwabanje mukisesengura namwe. Muzabanze musesengura ibyo mu miryango mwavutsemo, musesengura ibyo mu miryango yanyu, kuko namwe wabasesengura. Kandi mbere yuko usesengura abandi ujye ubanza nawe wisesengure hanyuma tukurebe. Ntabwo ibintu muri gukora ari byo. Umuntu bakamutumira ngo ni umukozi w'Imana, akatangira ikiganiro akarangiza ikiganiro ari amatiku gusa, nta jambo rihembura umuntu, nta nirisetsa umuntu, nta nirikomeza umuntu, amagambo n'amatiku gusa. Kugira ibanga. Uzi ko umuntu ushobora kumuhanira mu rwiherero
mu mwiherera ahantu abantu bose batabona bikamugirira umumaro. Uzi ko ushobora gucyahira umuntu kuri wambonye hanyuma bikamutera umutima wo kujya gukora ibindi ahubwo? Nta banga riri mu gakiza. Umuntu arakwaturira ati narasambanye agahita bisanga hanze. Umuntu ajya kukuganiriza ngo akubwire agahinda ke agasanga wabibwiye abantu. Umuntu areba umuntu yaruhukiramo akamubura. Nge hari umuntu twasenganye w'umugore uba hano kuri YouTube, nawe yaranyumije ariko nzashaka umwanya njye kumushaka. Ntago naza ngo muharabike hano, ntago bishoboka. Nzashaka umwanya kuko ntago nzamureka. Umuntu agira ikibazo aramwitabaza aramubwira ati ngwino mukozi w'Imana isumba byose njya nkubona kuri YouTube n'umugore. Ngwino umwana wanjye ameze nabi bimeze gutya. Uwo mugore ndamuherekeza turajyana aho hantu. Hanyuma abadayimoni baragenda bavuga ibintu umugore ararikodinga ngira ngo ni kwa kundi babika. Ubundi abadayimoni bari kwivuga bavuga aho baturutse, bakavuga uwabatumye, bakavuga n'icyo baguhora. Iyo ufashe rero bya bintu abadayimoni bavuze ukabishyira wa muntu urimo kumuroga, ni ibintu bibi cyane. Ugira ibanga. Abarokore dukwiye kugira ibanga. Twabirebye ukuntu kumena ibanga hari ibintu byangirika. Hari abantu tumenera amabanga bakagwa. Hari abantu tumenyera ibyabo twabishyira ahagaragara tukabataranga bagahita bacika intege. Abantu benshi bagiye bava mu gakiza bagasubira hanze, ahanini bagiye bazira iki? Bagiye bicwa n'abantu bagiye babamenera ibanga. Uzi ukuntu abarokore bazi kumena amabanga? Ese wabimenye? Uzi ko ntuza bagiye muri divorce ngo bagiye gutandukana, bageze muri divorce. Uwo nguwo bibwiye arabibwira 10 nawe bibwira abantu 50. Wa muntu yari afite no kugira ngo wenda birangirire hafi hanyuma bikagera kure mukaba bambere bo kumusonga. Wamenye ko wa mukobwa yatwaye inda? Wa muririmbye disa aratwite. Uzi ko ngo ufite amezi 8 ukagira ngo baranamupimye. Wari uzi ko ntuza bagiye kumutereza icyamunara? Urumva ubuzima barakore babamo. Disi ntuza bamugabanyije mu bakozi. Uzi ko ntuza bamwirukanye? Bwa bukwe bwe ngo bwarapfuye, waviyase yaramubenze. Uzi ko buryo uriya mugore yashatse, buryo uzi ko atari umukobwa, burya ngo ni umufiyemere. Uzi ko uriya mugabo bakoranye ubukwe, burya ngo yatandukanye n'undi mugore. Umva ubuntu mwirirwamo mw'abasivili mutagira ibanga. Uzi ko pasiteri ngo bamufatiye muri hoteli yasohokanye n'undi mugore. Uzi ko ntuzi igihe tujya muri korari yararanye na ntuza. Uzi ko mwumvise amagambo mubamo kumena amabanga. Mureke mbabwire, kumena ibanga ni bibi. Tugomba kugira amabanga mu itorero, tugomba kugira ibanga ku buzima bwacu. Bure nubwo abantu bazi ngo turavuga, twavuze ibyo kuvugwa, ariko amabanga twarayabitse. Hari ijambo uvuga ugahita witesha agaciro by'iteka. Hari ibintu uvuga abantu bakabona uri umusazi. Hari ibintu tuvugira kuri kamera nk'abarokore abantu bakadufata nk'ibigoryi. Dore bya bigoryi by'abarokore, dore bya bicucu kundi buri abarokore barize, tukitwa ibigoryi kubera kumena amabanga yacu. Ariko nimba amabanga y'igihugu batayamena, ayitorero muza kuyamena gute? Abatarahembwa imishahara yabo, abamaze imyaka 40 ingahe ngo badahembwa n'itorero, abahagabanyijwe, abatarahawe imperekeza, byose mukabizana kuri kamera. Kuki mutagira ibanga? Ariko reka mbabaze, muri iki gihugu mwigeze mubona abantu bigaragambya? Mwigeze mubikura? Ubundi nutigishwa na Bibiliya uzigishwe n'igihugu tuyemo. Ubundi umunyarwanda hava akagera akwiye kuba umuntu uzi kwihangana kandi usobanutse, uzi ubwenge. Naho utakigishwa na Bibiliya nk'umuntu w'umunyarwanda, wakigira ku mateka y'igihugu n'abayobozi b'igihugu bakwiye kukubera intangarugero ukaba umuntu usobanutse. Ariko abarokore ibintu mutabona mu gihugu bakora, mubikora gute musenga? Tuje kurega umuyobozi wa ADEPR rero ako umuyobozi wa ADEPR yaragowe koko. Umuyobozi wa ADEPR yabagize ate ko ahubwo mwabaye abasazi? Ibintu ari gukora Izayi ni bibi. Ariko se ahubwo reka kubaze, ninde wakubwiye ko Izayi yakora yikoresheje? Hajya akora. Ese ubundi mwebwe hafi ntinjira hano.
mukaza hano kuri kamera mukaza gusakuriza abantu no kubamena imitwe, kutagira ibanga. Umuntu nkawe w'umuyobozi wabaye umushumba, umuntu nkawe wabaye umupasiteri, umuntu nkawe wabaye mwarimu uyobora itorero risobanutse, ugatinyuka ukaza hano kuri kamera, njyewe iby'inshingano zabo narabiretse sinyibishaka, badukuye ku mushahara uyu n'uyu barawumanura bawugeza hasi. Ubundi tuvugishije ukuri babazamurira imishahara, mukora iki? Uri umupolisi nibura wirirwa uhagaze ku zuba ngo bazayaguhembe? Uri umupolisi wirirwa uyora imirambo y'abakoze impanuka mu muhanda? Ucunze umutekano uri gufata bamwe b'urumogi, ubundi babazamurira imishahara. Za haleluya z'imirambararo mwirirwaga muteza abantu mu nsengero n'amashyi ya special, biriya se nibiki? Biriya ko bitabujije abajya gusambana, biriya ko bitabujije abajura kwiba, biriya ko bitabujije abantu gusohoka mu itorero, babazamurira imishahara. Umusaruro mwatanze ni uwuhe? Ahubwo abayigabanyije barakoze, niyo babasigiye ni myinshi. Nimugende mukorera Imana neza izabahemba, byo gushaka kurya mutakoze mutavunitse. Kugira ibanga barokore. Nawe se mureke mbabazi, abagore b'abarokore n'abakobwa b'abarokore, ni gute abantu umuntu agutereta ari umukozi w'Imana warangiza ukabizanira abanyamakuru, ubundi uruzuye ngo nyine yarafashe, ngo nari mfite umuyobozi wanjye ngo ari umupasiteri, ngo nyine ngo asaba ko turyamana turaryamana. Hanyuma se ko yabigusabye ukabimwemerera, uje kumuteza isi kubera iki ko atagufashe ku ngufu? Yarabishatse nawe urabyemera, ntiyakuboshye. Hanyuma ngo uzanye audio, uzanye video, uje kuzereka abanyamakuru. Ugusurira atiretse agusurira mwiyoroshe, kuko nawe arawumva. Iyo uje guharabika umuntu ngo mwararyamanye, nawe se uburi igiki? Ntima mwararyamanye se nyine? Nagira ngo wenda aba yariryamanye, ariko mwararyamanye. Nimba ari indaya nawe uriyo, nimba ari inyatsi nawe uri inyatsi. Umuco mubi mufite, mico mibi y'abanyamakuru b'abakirisitu, ngo mufite ibitangazamakuru bya Gikristo, mico mibi yanyu ngo murasesengura. Hari ibintu bisigaye bingera aha, sinzi Imana ahantu biyigeze, ngo muri abasesenguzi. Iyo muba abasesenguzi mwari kudusesengurira iby'iki cyorezo cya covid n'izi nkingo 3 turi kwiteza. Iyo muba abasesenguzi mwari kumenya aho ubukungu bw'igihugu buri kujya n'uburyo twatera imbere. Iyo muba abasesenguzi mwari gusesengura mukamenya impamvu abantu bari kugwa bakava mu itorero, mukamenya n'impamvu bagomba kurigarukamo. Naho ibyo bintu byanyu ngo murimo murasesengura, namwe ibyanyu byarabananiye no mu miryango yanyu ngo murajya gusesengura ibyo mu itorero. Kumena ibanga. Ndashaka ko dusoza. Mureke mbabwire, iyo umuntu ari ku rugamba aba akeneye umuntu aruhukiraho. Abagore baba mu bibazo mu ngo zabo bakeneye abo babwira, kandi iyo ubonye umuntu ubwira, umutima wawe uraruhuka, ukumva urishimye, ukamera nk'uri kuruka, ukumva urishimye, ukavuga uti dore byagenze gutya, hanyuma bigenza gutya, hanyuma nanjye sanga bimeze gutya, agahita arira. Aba yamaze kukwiyumvamo, yamara kurira umutima we ugatuza. Ariko abantu basigaye bafite ibibazo byababoreyemo, byabapfiriyemo. Umuntu ashaka harukira agahinda ke, hakabura uwabibwira. Injajwa z'abagore za sarusi zifite indimi zireshya nk'iza karuvate. Umuntu arakubwira ikibazo cy'umugabo we, ugahita ujya kubibwira umugabo. Yakubwira ikibazo cy'umugore, ukajya kubibwira umugore. Harakubwira ikibazo afite mu muryango kwa nyirabukwe na sebukwe, ugahita ujya kubivuga. Mwabaye injajwe, iminwa yanyu yaratobotse irava. Abantu baruhiye mu rusengero bakomeje kuruha. Ariko nimuze twisubireho, muze twisubireho, tugire ibanga, tubike ibanga, naho twabizira, naho twapfa, ariko nimuze tubike ibanga. Ngewe hari umuntu nzi bajyaga baha amafaranga kugira ngo azaneke amakuru yanjye, baramwishyura. Hanyuma nawe akaba umuhanuzi kandi akaba umukozi w'Imana. Nanjye namureba nkabona ni umuntu, kumbi bamuhaye amafaranga kugira ngo ajye azaneke imishinga yanjye, aneke atanga amakuru bamuhembe.
ako kazi bagiye bagaha abantu batandukanye kuri nge. Imana itakweretse umuntu se wapfa kumumenya, bakaza nkaseka tukarya tukanywa nkagira ngo ni abantu. Kumbi bamubwiye bati umenye imishinga afite, umenye hano yaguze ikibanza, umenye akantu kose aguze ujye uzumpa amakuru. Ya makuru rero yamara gutangwa niho bagendaga bamanukana imigisha yanjye kuzimu. Ntazagire gutya amasharene, ntakagire gutya, ntibizagenda gutya. Kandi nyine hari igihe uba wiyumvamo umuntu ukabubona ni umurokore, yaba wabona avuga mu ndimi ukagira ngo ni umuntu, wabona abwiriza kuri kamera ukabona yubitse umutwe aritonze uti iyi ni imfura, ukamwibeshyaho bitewe n'indimi adidibuza, ukamwibeshyaho bitewe n'uburyo avuga ubutumwa bwiza ukabona ni inyangamugayo. Wagira igikorwa ukamubwira uti mfite iki gikorwa, Imana yarantabaye byagenze gutya. Kumba ari kuri coding, ari kubika amakuru, hari uwayamutumye, kuko umuntu ntashobora kukujyana ikuzimu atakuzi. Hari amakuru aba afite, yamenya ngo ugiye gukora iki agahita bimanukana akayatanga. Reka ndekera, tugira ibanga. Abasirikare bagira ibanga bakanapfa kubw'ibanga, ariko twebwe nta banga tugira. Tugira ibanga. Kugira ibanga ni byiza, ugira ibyo uvuga, umenye n'ibyo uziga. Uze hano kuri kamera uje kuhakora umurimo, uhavugira amagambo utazicuza mu gihe cy'ubusaza bwawe, kuko ibivugirwa hano system izabibika paka. Uzabibona warabaye umugore, warabivuze uri umukobwa. Uzabibona uri umukecuru, warabivuze uri umugore. Uzabibona uri umugabo, warabivuze uri urubyiruko. Ibintu byose dukorera hano kuri kamera ni ibintu bigenda bikazibika. Abakwe n'abakazana bakazabibona, abagabo n'abagore bakazabibona. Ni ibintu bizagaragara. Ufite imvi rero wihangane, hatazagira umwuzukuru wawe, hatazagira umwana wawe ukura agatera imbere, yajya mu mavideo akabona papa we akiri muto, akabona ubujajwa n'ubugambo bwamurenze kuri kamera, akabona mama we ari umukobwa, akabona ukuntu akaguru kamwe yagashyize hano kandi aha kuri kamera, ye baba we akavuga ukuntu ibya bintu byose ntabasha kuvuga. Imana ibahe umugisha. Kuri iyi episode y'umusirikare 25, hanyuma mukomeze musharinge kino kiganiro, mukoreshe ya mukomeze mwandika wepfo kuri comment, muduhe inama n'ibitekerezo, kandi iyo nimero iriho iba no kuri WhatsApp. Imana ibahe umugisha, turabakunda. I love you so much.